umutambyi mukuru abakenura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, akunda umugore we akamuha agaciro, azi ko ari umufasha ntamufata nk'umugaragu. Abasore bacyubaha ibiti byikuririza, abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka, tuzabona iterambere ryihuta mu miryango, itorero no muri rubanda bashima Imana, itorero no muri rubanda bashima Imana. Turagushimye data wa twese, wabanye natwe aho turi hose, ubihere gucyubahiro. Tugusabye n'amagambo tugiye kongera kwiga nabwo yategurira ibyumba aho yabikwa mu bwenge bwacu, tubishimira izina ryawe. Turinda kurambirwa no kuyoberwa ibyawe, aho uduha kubihitamo no kubikunda, tubishimira izina ryawe. Uzibikwiriye kuri buri wese, yaba twabavuga n'ababwirwa, ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Imyitozo ikenewe kuri wowe kandi y'ingenzi kuruta iyindi. L'exercice matinal, marche ou jardinage, kugendagenda gukora imyitozo ngororangingo mu gitondo, yaba kugenda n'amaguru cyangwa kugira uturimo ukora mu karima k'igikoni cyangwa se ko mu rugo. Est nécessaire pour assurer au sein une circulation convenable. Iyo abantu bagendagenda, iyo abantu bakora birakenewe cyane ko biha umuntu amaraso meza kandi atembera mu mubiri uko bikwiriye. Iyo umuntu agenda, iyo umuntu akora, amaraso ye aragenda neza bikagira akamaro. Il est la sauvegarde de la prise contre le refroidissement. Gukora imyitozo birinda abantu kuganzwa n'imbeho. Les congestions pulmonaires, ibihaha byawe ntabwo bipfunyarara. Cerebrale, mu mutwe ntabwo hapfunyarara. Les inflammations du foie, ntabwo umwijima wawe wabyimbagirana. De rein, impyiko zawe ntabwo zamererwa nabi. De poumons, ibihaha ntabwo bikora nabi. Contre 100 autres maladies. Imyitozo ngororangingo uretse kugwa neza gusa igihaha, akagwa neza ubwonko, bikagwa neza igihaha, umwijima, bikagwa neza impyiko, bikagwa neza imyanya y'ubuhumekero yose, ahubwo ngo imyitozo ngororangingo ikumira n'izindi ndwara zirenga 100, 100 autres maladies. Noneho n'indwara zirenga 100. Ni mu gitabo cyitwa Avec Dieu chaque jour, page 41, navuga ayo magambo. Yubana n'Imana buri munsi, imyitozo ngororangingo kuko Imana ni umukozi, ibyo arimo birakora, ibitari gukora bari gukura kugira ngo bizagira akamaro. Umuntu akwiriye, niba atari akwiriye gufatanya gukora no gukura, yarangiza gukora no gusimbura, ni entretien. Byongera ubwabyo gusa, umuntu akwiriye kuba ari gukora ikintu ariko azi neza ngo ndi gukura mu gishaje, ndi kwinjiza igishya. Ngiyo inyungu yacyo. Marche au grand air, kugendera ahantu hari umwuka mwiza. C'est qui s'habitue à un exercice bien dirigé, abantu bimenyereza gukora imyitozo ngororangingo iyobowe neza, pratiquer en plein air, bakayikora ahantu hari umwuka mwiza. On généralement une circulation bonne et active. N'abantu bakorera umwuka mwiza ahantu heza kandi hari umwuka mwiza, amaherezo muri rusange amaraso yabatembera neza kandi akagira n'icyamara. Les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, burya abagabo n'abagore, abasore n'abasaza, qui désirent la santé, qui veulent jouir d'une vie active. Aba bagabo n'abagore, aba basore n'abasaza, ariko bumva bakeneye amagara mazima, bakumva bakeneye kugubwa neza, bagahumva buri gihe bazasazana imirimo, nta kuzasaza baryamye. Quelle que soit leur occupation et leur goût, haba hakurikije imirimo bakora cyangwa ibyo bakunda, il faudrait qu'ils se décident à faire de l'exercice en preneur. Uko waba ukora kose, icyo waba icyo cyose, ba docteur, ba pasitori, uba perezida, uba generale, aho wakwigira hose ukeneye imyitozo ngororangingo. Niba ushaka kugira ngo uzagire ubuzima bwiza, ukeneye imyitozo ngororangingo kandi hari umwuka mwiza. Dans la mesure du possible, uko waba bishoboka kose. Singomba kujya mu muhanda ngo ujye kubisigana n'ibinyabiziga bifite moteri. Singomba kugira iruhande gutwumva gukinge ngo batakubona. Niba kubona ushaka amagara mazima, ntabwo bazaba bakubonye nk'igihe bari kuguheka. Ntabwo uzaba uri kubonwa n'abaganga bakwambitse ubusa bakubaga. Ahubwo ni byiza ko abandi bakubona, ariko uri gukora imyitozo ngororangingo. Yagira nti wenda ahangaha ndagiye cyane ati ni igitabo cyitwa Avec Dieu chaque jour, 141, 142 niho havuga ayo magambo. Jardinage, travail à l'extérieur, gukora mu turima no gukora imirimo ahandi. Le jardinage était l'activité physique
qui pratiquait nos premiers parents. Gukora mu turima n'ibyo Adamu na Eva bakozemo. Noneho kubw'ibyo barabagaye, bayoboye amashami, baratunganyije, nuko baravuze ngo retenere pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder. Imana yafashe umuntu imushyira mu karima ka Edeni, iramubwira ngo azayihingire kandi azayirinde. Ni Itangiriro 2:15. Que les hommes et les femmes travaillent dans les champs, les verges et le jardin. Abagabo n'abagore nibakore mu mirima, nibakore mu bihambo by'imboga aho bahinga utuboga, nibongera bajye mu turima tw'ubustani. Cette activité donnera la santé et la vigueur à leur nerfs et à leurs muscles. Imirimo nk'iyi ngiyi izatanga amagara mazima, izatanga intege ku mitsi yumva, kandi izatuma imihoro igira imbaraga. Ngaya amahirwe yo gukora, ntawe ukwiriye kubyinubira ngo yagize amafaranga, ntawe ukwiriye kubyinubira ngo afite icyubahiro, ntawe ukwiriye kubyinubira ngo biragayishije, ahubwo ikigayishiye ku isi ni ukudakora, ni ubunebwe, ni uburangare, ni uruzerero. Yarangiza niyo mpamvu umuntu akeneye ibyo bintu. Ni mu gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi avec Dieu chaque jour, page n'ubundi 141. Ndagira ngo kubazagisoma bazayikurikira neza. Le principe d'un bon exercice physique, de la mategeko agenga imyitozo ngororangingo. L'exercice doit être régulier. Umuntu akwiriye gukora imyitozo buri munsi. Yarangiza ati au moins 30 minutes par jour. Nibura ukabikora iminota 30 ku munsi. Kubera iki? Kuko ukeneye kurya, ni ukeneye imyitozo. Kuko ukeneye kunywa, ni ukeneye imyitozo. Kuko ukeneye kuryama, ni ukeneye imyitozo. Kuko ukeneye kuvuga, ni ukeneye imyitozo. Kubera iki? Aravuze ngo l'exercice icya kabiri. L'exercice doit être énergique sans être violent. Icyo akora tukikanagure, uzakoresha imbaraga utaramukanye, ahubwo buri gihe imyitozo myiza batangirana imbaraga nke bagenda bishyushya kugeza ubwo bazarangiriza ku mbaraga nyinshi. Wumva imbaraga zishize ukarekeraho, nta mpamvu yo kujya guhembera imbaraga kandi ntazo ufite. Sinabyiza gutunguriraho umubiri ngo ukoreshe agahato. Ku ngingo ya 3 uko amahame agenga imyitozo, l'exercice devrait être varié. Ugomba guhinduranya imyitozo, ntukore umwe gusa. Singomba guhora uterura ibyuma gusa ugenda, singomba kwiruka gusa, ugomba no kwikorera, singomba kwikorera gusa, ugomba no kwasa, singomba kwasa gusa, ugomba no kubagara. Yarangiza mbese hari impamvu barakwiriye ngo kora icyo bita variation. Yepfati exemple, marcher et jardiner pour une utilisation optimale de tous, cyane les groupes musculaires. Kuko kugenda no gukorera karima nibyo byanyine bwabyo gusa, nta gukebakeba, nibyo bigira icyo bimarira imihore yose. Uba wunamye, uba wihengetse, uba wateruye, uba wihuse, uba wahagurutse, uba wananuye imitsi, mbese muri magufi hose uba wunamye, amaraso aba yavuye mu mutwe, uba wahagaze neza wemye. Mbese ugomba kumenya neza ko ibyanze bikunze hari itegeko rya 3 rivuga ngo tugomba kujya duhinduranya imyitozo ngororangingo, tugashyiramo gukora, kugenda n'ibindi. Ku ngingo ya 4, l'exercice doit faire plaisir pour avoir le plus d'effet bénéfique. Umuntu akwiriye gukora imyitozo ngororangingo imushimishije, kuko iyo umuntu akora ikintu yishimye niho kimugirira n'akamaro mu mubiri we. Rero kubw'ibyo nta gahato ntaki, ibyo nabyo birakenewe. Noneho kubw'ibyo ndasubiramo, birakwiriye ko umuntu ahora akora imyitozo ngororangingo nibura gihe kingana n'iminota 30 ku munsi. Umuntu akwiriye guhora buri gihe akoresha imbaraga ariko ntiyivunagure. 3, akwiriye gukorera imyitozo yihinduranyije, bivuze kugenda no gukora. 4, umuntu akwiriye gukora imyitozo ngororangingo ariko yishimye. Niyo mpamvu buryo umuntu asanga urungano wenda cyangwa akajyana n'uwo bashakanye, yarangiza ibyo birakenewe cyane. Les bienfaits de l'exercice. Noneho bimaze iki rero? Umusaruro twabikuramo byatuma iki? Ces merveilles de la nature doivent être maintenues en mouvement afin de rester aptes à remplir leurs fonctions. Imibiri yacu yose, imiterere yacu ko turemetse, bikwiriye guhora byinyagambura kugira ngo bikore umurimo byagenewe neza. L'inaction est une cause fréquente de maladie. Kubaho udakora, kubaho utinyagambura, kubaho wicaye uri mwicazi, niyo ntandaro y'indwara nyinshi. Ubwo bivuze ngo hari indwara zakizwa no gukora, hari n'izitewe no kudakora. Muri magufi benshi barwaye atari imirire mibi gusa, ahubwo hariho n'abarwaye ari ubunebwe, akicara mu ntebe akazamuka igitanda gusa, akakimanuka akajya mu modoka, ntagenda n'amaguru, ahantu hose ni moto, ahandi hose ni imodoka. Abandi benshi cyane kwibera mu buriri gusa, bakaba bati ngo nibishya mu mbyutse. Yarangiza abo bose icyo baba bahunitse ni indwara.
niyo mpamvu mu gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi 135 haragize rero tugiye kureba umusaruro w'iyo myitozo ngororangingo. L'exercice fortifie les muscles zose. Imyitozo ngororangingo ikomeza imihore n'amagufa kugira ngo kujya urugwa amagufa yawe abahagaze neza, imigongo yawe ye kurwara, nta mpamvu yo kumunguka iriho, za nerve sciatique kugira ngo zivure. Birakwiriye gukora imyitozo ngororangingo maze imihore yawe n'amagufa yawe bikamera neza. Ku cya kabiri, l'exercice améliore la circulation sanguine de plusieurs façons. Imyitozo ngororangingo igenda ikavugurura amaraso mu mitemberere yayo yose akagenda neza kandi mu buryo bwose. Ubwo bivuze neza ngo imitsi irarambuka, imitsi irazibuka, imitsi iragororoka, imitsi iroroha, yarangiza ukabuhuye no kumererwa neza bitewe n'imyitozo ngororangingo. Noneho kubera iki rero nibura ngo tubyumvikaneho neza. Ingingo ya mbere kuri bya bindi bibiri bavuze, l'exercice augmente l'efficacité du poumon. Arega iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo bituma igihaha cye kigira imbaraga, bituma igihaha cye gisohora umwuka neza, bituma igihaha cye cyakira umwuka neza, bituma igihaha cye cyohereza umwuka uyunguruye neza mu maraso anyuriye mu guhuza n'umutima mu byo bita veine pulmonaire, yarangiza aho umwuka mwiza wa oxygene winjira ukinjira mu maraso avuye mu mutima bikavangwa hose. Ubwo ikintu cyo bikumarira il permet un meilleur apport d'oxygène aux cellules rouges et toutes les parties de l'organisme. Nani byanyu twari tuvuyemo bishoboza neza ko umwuka mwiza wa oxygene noneho ujya handi hagendera kugendera amaraso atukura, maze amaraso akarushaho gutukura, maze amaraso akajya mu ngingo zose ariko asa neza bitewe n'uko umuntu yakoze imyitozo ngororangingo. Ku ngingo ya kabiri, l'exercice augmente l'efficacité du cœur. Iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo umutima we ugira imbaraga. Kubera iki? Il fortifie les muscles cardiaques. Arega imihore y'umutima nawe ubwayigira imbaraga bitewe n'imyitozo ngororangingo. Kabiri, le cœur pompe plus de sang à chaque battement. Ati umutima ni kurushaho gutera amaraso neza, uko uteye, uko usunitse, uko uteye utera amaraso neza. Gatatu, il peut faire baisser le rythme cardiaque. Arega byatuma umutima gutera nabi bigabanuka. Un cœur plus fort et plus efficace bat moins que celui d'une personne inactive. Umutima w'umuntu ukora utera neza kandi mu rugero rwiza n'uburyo bw'ingirakamaro kuruta uw'inyicazi. Umuntu wese uticara ukora umutima utera neza, naho umuntu uhora yicariye umutima utera nabi. Nubwo mwirukanka gato cyane bafite nagize hypotension, amaraso azamuka ari kugenda buhoro, nagize hypertension, amaraso amanuka mu mubiri ari kwihuta cyane yakabije, nagize pressure, mbese ugasa naho ari ishema wabonye nkaho uri mu modoka wabonye, birangira bakaguha kanini k'ubuzima bwawe bwose, ariko imyitozo ngororangingo niyo agomba gutuma umutima utera neza. Par exemple, si le rythme cardiaque passe de 70 à 60 battements, niba amaraso yawe avuye mu gutera inshuro 70 akajya ku inshuro 60 ku munota, 10 battements par minute, yarangiza bikaba bigiye kuvuga ngo ubwo noneho umunota umwe umutima ugiye gutera inshuro 10, le cœur s'économisera plus de 14,000 battements par jour. Umutima uzatera inshuro 14,000 ku munsi. Rero kubwibye niyo mpamvu dukeneye imyitozo ngororangingo kugira umutima wacu utere neza, epfo igihaha cyakoze neza, amaraso yatembereye neza, umutima uteye neza. Yarangiza aravuze ngo les vaisseaux sanguins augmentent en nombre et en taille. Imitsi yacu ijyana amaraso, utudutsi duto cyane two mu mubiri tujyana amaraso, umubare watwo uriyongera. Sigaye mubona abantu benshi babyibushye ariko bakakubwira ngo afite amaraso make, akaba abyibushye ariko agahora ahumeka insigasigane, agahora abyibushye ariko ukumva ari umunyantege nke. Nta kindi kibitera, yongera imihore ariko imitsi ntiyongere, kuko imitsi ntabwo yongerwa no kurya ahubwo yongerwa no gukora. Kubw'ibyo rero abantu bakwiriye kubyumva neza ko iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo baravuze ngo imitsi ijyana amaraso mu mubiri iriyongera kandi ntibigiraho ikaba na minini. Ubwo bivuze ngo ntabwo yakubwira ko ututodo cyane ngo uhorane umutwe, nta mpamvu. Yarangiza ku ngingo navuga ya gatatu, l'exercice augmente l'efficacité des vaisseaux sanguins. Imihore ya mitsi ijyana amaraso mu mubiri yongera akamaro. En effet, les muscles des membres en se contractant et en se relaxant tour à tour exercent une pression sur les vaisseaux sanguins avec pour effet l'accélération
de la circulation sanguine. Ni nako iyo ukurushaho gukora imihore y'ingingo zawe ikajya igenda isa n'iyinyeganyeza buri kanya, ni nako igenda yiruhura buri munsi, kuko iyo yakoze cyane iraruhuka, maze amaraso agatembera neza mu mitsi, agatembera neza mu mihore, yarangiza amaherezo bigatuma amaraso atembera. Uko ukora niko amaraso atembera neza muri wowe. Yarangiza ku ngingo, navuga ngo iyo yari ingingo zari za ngingo ebyiri twihutanaga gusa. Reka tujye ku ngingo ya gatatu. L'exercice normalise la pression sanguine, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Amaraso atembera neza, imyitozo ituma amaraso atembera neza, yaba arasohoka mu mubiri asohoka mu mutima agiye mu mubiri, nava mu mubiri agaruka mu mutima, atera neza iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo. Ubwo bivuze ngo ntiyagira hypertension kuko yinjira neza, kandi ntiyagira hypotension kuko yasohoka agaruka mu mutima akora neza. Rero ku ngingo ya kane, l'exercice ralentit le processus de vieillissement, il améliore les performances dans les activités quotidiennes. Iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo bimurinda gusaza ubusa, kandi bigatuma imiterere ye imera neza, kandi imirimo akora buri munsi ikamutunganira. Ubwo ntabwo akora ngo umwinanirwe. Ku ngingo ya kane ya gatanu, l'exercice facilite la digestion. Iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo, imyanya inoze ibyo kurya igogora neza, ubwo igifu kigakora neza, amara matoya agakora neza, urwagashya rugakora neza, amara manini agakora neza, umwijima ukabyakira neza. Niyo mpamvu atubwiye kuri iyi ngingo ya gatanu ngo l'exercice facilite la digestion. Yarangiza imyitozo ngororangingo yoroshya cyangwa se itunganya igogora. Une marche rapide après le repas, la tête haute et les épaules bien dégagées, fait de merveilles. Ni ukuri kugenda wihuta urangije kurya, kugenda wemye utunamirije, intugu zawe zisa naho zimeze neza utifumbase, bigira ibyiza byinshi mu buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu kandi ntabwo washobora kubureka kwifumbatira umunebwe kuko uba uhora ukonje, kuko imbeho igufata mu buryo bworoshye. Hepfo ku ngingo ya gatandatu, l'exercice permet de garder un poids idéal, ni trop peu. Bwa mbere, iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo ntabwo azimiza ibiro ngo bibe bike cyane, nta nubwo agira byinshi bisaze. Yarangiza ngiyo inyungu yo gukora imyitozo ngororangingo. Karindwi, l'exercice stimule le système immunitaire et accroît la résistance aux maladies. Imyitozo ngororangingo yongera abasirikare mu mubiri, maze umubiri ukongererwa kwirwanaho indwara, mbese ntiziwushodoke, ntiziwuvogere indwara, mbese zikaba ziza ngo hararinzwe, ntabwo ari kwa nigireyo. Yako ni akandi kamaro k'imyitozo ngororangingo. Umunane, l'exercice diminue la tension, lui permet de se relaxer. Arega iyo muri we harimo imvururu, harimo bisa n'umuriro, yarangiza iyo ukora imyitozo uragenda ukaruhuka neza. Niyo mpamvu abantu baticaye hamwe ntabwo birirwa bahendahenda ibitotsi, usanga bamerewe neza. Ingingo ya 9, l'exercice chasse les idées noires en stimulant la production de norepinephrine. Ati iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo, kwibwira ibibi biragabanuka. Niyo mpamvu mbese intekerezo zakoze ntabwo zikunda kwibwira ibibi, ariko umuntu wicaye hamwe abahuza ibyapfuye n'ibyapfakaye, agahuza ibyananiwe nanyiranye n'ibidashoboka, yarangiza byose akabirunda mu bwonko bwe, agasa naho habaye ihuriro ry'imyanda yose. Niyo mpamvu baravuze ngo ntabwo imyanda ngo imitsi y'imyakura ikora neza. Yarangiza nicyo gituma iyo umuntu baravuze ngo ni antidepresseur dans cerveau. Yarangiza ibintu byose bituma umuntu yiheba, ntabwo byanga, kuko iyo umuntu adakora imyitozo ibitera kwiheba biba mu bwenge, ugatangira gusaza mu bwenge uri muto, ugatangira kunanirwa icyerekezo, ugatangira kuvuga ibizapfa n'ibizahomba, maze ukawinanirwa. Ku ngingo ya 10, iranga akamaro ibyo dukora, iyo dukomora mu myitozo ngororangingo, haravuze ngo l'exercice aiguise les facultés mentales et intellectuelles. Iyo umuntu akora imyitozo ngororangingo bityaza ubushobozi bwo gutekereza n'ubw'ubuhanga. Nacyo ni ikindi cy'ingenzi cyane. Iyo umuntu ashaka kuba umuhanga aragenda, yarangiza bigatoza neza, maze bikamutyaza, mbese egize ni nko gusongora. Yarangiza byonyine ubwabyo ko harimo ijambo yeguye, yarangiza byonyine ubwabyo gusa bigatuma ubuhanga, gutekereza, ubushobozi Imana yaguhaye buriyongera iyo utari umunebwe.
noneho kubw'ibyo niyo mpamvu tugomba gukora. Hepfo ati le travail intellectuel non compensé par un exercice physique est responsable d'un afflux exagéré de sang au cerveau, déséquilibre ainsi la circulation. Iyo umuntu akoresha ubwenge cyane ariko ntakore imyitozo ngororangingo y'umubiri we, atuma mu bwonko bwe huzuramwo amaraso, maze amaraso akaza ari menshi cyane, bigatuma amaraso atembera nabi mu mubiri no mu mutwe, ngizo za stroke, ngibyo ibindi byinshi cyane. Niyo mpamvu dusabwa kumenya neza ko Imana yageneye umuntu gukora yari ifite umugambi. Nicyo gituma ntugakire uzakira ubukene, ntugakire imirimo. Nibwo buryo bwiza. Yarangiza uzagira imodoka ariko uzagira n'igihe cyo gutembera n'amaguru, kuko nawe ubwawe ntigihaguruka hatagiye kugura. Ubwo amaboko ajyaho n'amaguru, yureka n'impagarike yawe yakoresha. Noneho kubw'ibyo le cerveau a trop de ça alors que les extrémités du corps en ont insuffisamment. Amaherezo iyo ukoresha ubwenge cyane udakoresha umubiri, imihore yawe iyo igira amaraso make, ubwo amaraso menshi akajya mu mutwe, yarangiza bikakugwa nabi. Ni mu gitabo cyitwa Avec Dieu chaque jour, ni 149. Muri icyo gitabo niho havuga neza ko umuntu ukoresha ubwenge ariko ntakoresha umubiri atuma amaraso aba menshi mu mutwe, ngizo za stroke, y'imitwe idakira, y'iby'ibibyimba, umugambi mubi, wo kutishima, yarangiza no handi hose mu mubiri hashonje, habuza amaraso, bitewe nuko akoresha uruhande rumwe rwitwa ubwonko, yarangiza rwitwa intekerezo, maze ntakoresha umubiri. Hepfo mvuge nti wenda wereki ce que l'exercice peut faire pour vous. Dore rero icyo imyitozo izagukorera. Prévient, bizagukingira le maladie cardiaque, hypertension, obésité, ostéoporose et diabète. Dore urukingo, imyitozo ngororangingo izagukingira indwara z'umutima, umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, umubyibuho w'ikirenga, kumungo kw'amagufa na diabète. Ndasubiramo, nukora imyitozo yawe ukayikora buri munsi, iminota yandi n'umuntu twabonye, ugenda cyangwa ukora, yarangiza usohora ibyuya, wunama cyangwa se wihengeka, ukurura cyangwa wikorera, ibyo byose ni urukingo rw'indwara y'umutima, ni urukingo rw'umuvuduko w'ikirenga wo hejuru, ni urukingo rw'umubyibuho w'ikirenga, ni urukingo rw'amagufa mungwa. Izo bumva abantu bari kugenda bati twareba zitwa za L4, zitwa za L5, T3, yarangiza umugongo wanjye muri kureba warashenye, yarangiza imitsi yari ipfundikanyije, naritse, yarangiza ufari kumungwa, yarangiza nagize bita spondylosis. Ibyo byose gukora imirimo ni umuti ukomeye, kandi umukire n'umukene babona badatanze amafaranga. Kubw'ibyo ameliore imyitozo ngororangingo iravugurura, irahembura. Hari ukuntu yigarura, avuze ngo la quantité de sommeil, la digestion morale. Umuntu ukora imyitozo ngororangingo akunda gusinzira neza, ibyo kurya binogeka neza muri we, kandi agahora atunganya, akaba umunyagahunda mu byo akora. Ngayo amahirwe twashaka nibura twese kongere tuzirikane ko Imana yatugeneye ibyiza. Abasore bacyuba ibiti byikuririza, abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka, tuzabona iterambere ryihuta mu miryango, mu itorero no muri rubanda bashima Imana, mu itorero no muri rubanda bashima Imana.